BJ Ishuri Limited, ishuri ryabigize umwuga. Ikaze muri BJ Ishuri Limited rero ndabakunda cyane kandi mwazigiye mwahisemo neza. Duheruka tubigisha uburyo wapfa cyangwa uburyo wakwifishamo ukabona amafaranga. Umunsi tugiye kubigisha uburyo barogamo cyangwa bavuramo. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero ntibisanzwe Rutamu. Natangire rero atubwira uburozi bwa mbere bukaze ku buryo bugucurangura na kabuza. Buri no kuvuga ngo uburozi dufite ntago ari bwa burozi jya kwiga wivuza n'uburozi ubwo hejuru. Nanjye rero umuti mfite si wa muti wanga kuvura uburozi, ni umuti ukuraho uburozi ukamenya ko butigeze bunabaho na rimwe. Uburozi rero bwa mbere iyo wabuhaye umuntu cyangwa se waburiye ijisho leta ribamo ukaribona ku butaka. Umuti rero mfite n'umuntu wapfuye turamuzura cyane kuko nabigize umwuga. Ubwo burozi n'ubuhe? Ubwo burozi uragenda ugafata umutwe w'igikeri ukavangamo agataka k'inombe gake gake ugashiramo n'urwara rw'inyoni. Ibyo rero bivugwa n'indabo z'amawuwa. Ikindi noneho ubundi burozi bukaza uragenda ugashaka amoko yose y'amabuye ukayahonda ukayavanga ukavangamo ibi. Icyo gihe umutwe wose utubura. Icyo gihe ufata inyarabazayo ukazivanga n'ibicucu ukazivanga na za kimbazi byose ugahita uhondagura ugahita umira burundu n'ibikatsi byazo ukira vuba. Ushaka kugira ngo umuntu abikirage burundu noneho umurugute noneho sasa uragenda ugafata amata y'inka yapfuye noneho ukavangamo amahenahena ukayaha umuntu akanywa ahita abikirage burundu agahita. Icyo gihe rero iyo umuntu yabaye ikiragi rero ufata incisho ukazikaranga neza ukaza uhuta agasosi umura n'icisho uvuga ngo nyama ni nyama. Icyo gihe utube uvuga neza numenye ko wari wabaye ikiragi. Icyo gihe ugiye ugafata bya bisima byo mu mazi byitwa inyagaruzi ugafata cyamaguru 100 ugakora akantu k'agasosi ukagaha umugore umva arabiguhata bikagusema mpaka. Rero ibyo ngibyo kugira ngo ubivure niba uri umugabo utigira nk'akabaraga umugore yarakuroze gutyo ku buryo aguhata icyo kintu ukaba utagishoboye ufata ibajyamatene ukaza uri mukoza ukasinziye ku jisho buri munsi. Ibyo ngibyo uba wamuvuye burundu ntago wongera kuguharana kwima burundu. Ikindi kandi no umugabo utajya umubomora byanyabyo hari umuti dufite. Umuti gose n'uburozi ntabwo ari n'umuti ubundi umuti ngo urava ko turaroga ubundi uwo muti dufite uragenda ugafata nk'akantu k'agahoro ugafata rapoto y'amashanyarazi ugahoraho dukeya noneho ukavangamo ifu y'ubugari ugashiramo n'agafu k'intuza kubura ugahereza umugabo cyangwa ukagaha umugore. Cincishwi iba ari fresh. Iyo ari fresh rero nkanjye mbaha umuti. Hari ukuntu nk'umugabo aba yifitiye mu bomozi ihora ibomorana, icyo gihe tumuha umuti ku buryo igwa burundu nazongeye gutekereza ibyo bintu. Rero tubabwira yuko iyo cincishwi itari kugenda neza urugo rurasenyuka bikaba ngombwa yuko nyine ari ibintu mugomba no kwiga byanangoboka waroga umwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ibi byose rero twababwiye dufite abarozi bazwi babigize umwuga. Umurozi wa mbere twababwira n'umurozi witwa Rusake. Uyu nguyu yakuroze wibagirwa ko wabagaho kwibagirwa abantu bose wabonye nabyo abantu ntabwo wongera kubamenya utabiberaho nk'ikidebire imbesire uba warapfuye ubundi burundu. Dufite rero abavuzi babigize umwuga ku buryo iyo wabaye imbesire ikidebire urugogi urumara byose ubyibagirwa bakuvura. Umuvuzi wa mbere bamwita Kimaterike aravura kugeza ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo iyo wabaye niyo nanuza nakabandi dahagurukira byuka cyane ku buryo bwombo abari nka nuza rwose. Iyo wabaye ikiwani ukaba ikidebire nk'uko babivuze ukaba cyamawiri aho ngaho rwose Rusake aba yagucishije ishenu isute yibagirwa. So rero murakoze twabigishe byinshi ariko tubamenyesha ko mw'iyi minsi turi gutanga amahirwe ku bantu 10 ba mbere bashaka cyangwa bashoboye gukina filime. Dufite filime mw'iyi minsi tugiye gutegura ariko twifuza abantu 10. Umuntu ubishaka cyangwa bishoboye nambira aho muri screen ni aya mahirwe nagucike nawe uratumiwe kabisa. Murakoze cyane turabakora.